reka nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none reka dusubire mu mateka turebe imvano y'isenyuka rya bimwe mu bimenyetso by'amateka y'u Rwanda. Abakurikiranira hafi amateka y'isi basanga nta muntu ugomba kwemera ko amateka y'igihugu cye asibangana, kuko kuyatakaza bigira ingaruka mbi nyinshi ku bariho ubu ndetse no ku bazabaho kera. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 nibwo mu Rwanda hageze amadini mashya. Kiliziya Gatolika niyo yabimburiye ahagana mu mwaka w'1900 bitangirira i Save. Ibimenyetso by'ayo mateka n'ubu birahari. Padiri Fidele Mukwiye wo muri paruwasi ya Save ati, bagitangira habanje kubakwa kiliziya nto ishakaje ibyatsi, iza gusimbuzwa n'ingi yigaragara. Yari kiliziya nini ariko yaje kugwa hasigara uru rukuta. Kubungabunga amateka y'u Rwanda muri rusange ariko byo ntibyakozwe. Kuva ku bukoloni kugera kuri za Repubulika ya mbere n'iya kabiri hari byinshi byasibanganyijwe. Impuguke mu mateka Dr. Philibert Gakwenzire avuga ko ubukoloni bwagize uruhare runini mu gusenya ibiranga amateka n'umuco w'Abanyarwanda. Mu magambo ye agira ati, mu Rwanda ibintu biranga amateka cyangwa umuco buri gihe ntibigaragarira amaso. Ibyo rero nibyo bashenye kugira ngo babone umusingi w'ubukoloni n'iyobokamana. Tuzi ko ubukoloni butangiye umwami Musinga bamuciriye Kamembe aza no kugera muri Kongo ahitwa Mobu. Amaze kugenda rero aho yari atuye niho bubatse kiliziya ya Kristo Umwami, na nyuma yaho ahari hatuye umugabekazi Kankazi aho yari atuye ingoro ye barayishenye, amatafari bajya kuyubakisha ibiro bya komini yitwaga Nyamabuye, kuri ubu mu karere ka Muhanga. Naho Jerome Kajuga ukora komisiyo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubumenyi, uburezi n'umuco avuga ko politike mbi ariyo soko yo gusenyuka ko byari bigize amateka y'u Rwanda. Mu magambo ye yagize ati, by'umwihariko nka politike mbi ya nyuma y'ubukoloni, abantu bumvaga ko kwigobotora ingoyi ya gikolonize ari ugusenya ibimenyetso by'amateka byose twari dufite, cyane cyane birebana n'ubwami. Hari nk'inzu z'abatware zagiye zisenywa hakubakwamo ibiro bya komini. Amateka y'u Rwanda rwo hambere yagaragaragamo n'ubumenyi bwabafashaga mu mibereho ya buri munsi. Ku gihugu icyo ari cyo cyose gutakaza ibimenyetso ndangamateka ngo bigira ingaruka mbi. Dr. Gakwenzire yagize ati, mu mateka y'u Rwanda tuvuga ko Gihanga yahanze u Rwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi. Mu w'1900 rero murumva ko hari hashize imyaka myinshi, ku buryo ibidakwiye kuba imfabusa ahubwo tuba dukwiye kwigiraho. Ku rundi ruhande Kajuga avuga ko gusenyuka kw'ibigize amateka y'igihugu biba ari igihombo gikomeye. Mu magambo ye agira ati, n'akaga, ni igihombo kuri twebwe tubibona, ariko ni n'igihombo gikabije kuba zaza badukurikiye bazigiraho amateka. Ni handi tuvuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Mu rwego rwo kwirinda ko amateka y'u Rwanda yasibangana, ikigo cy'igihugu cy'ingoro z'umurage w'u Rwanda mu mwaka wa 2017 cyakoze ubushakashatsi bwerekanye ko hari ahantu 145 habitse amateka n'umurage by'u Rwanda. Mu mujyi wa Kigali habonetse ahantu 19, mu ntara y'Amajyaruguru habonetse 24, iburasirazuba habonetse ahantu 31, kimwe no mu majyepfo naho iburengerazuba haboneka ahantu 40. Ubushakashatsi kandi ngo buracyakomeza.